Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bakundwa bene data. Ni mwene So Jean Pierre baramutsa, mboneyeho kubifuriza mwaka mushya muhire 2023, uzakubera umwaka w'imbaraga, umwaka w'umugisha, umwaka w'amahoro, umwaka wo kugenda unezeza Imana. Imana iguhe umugisha. Saveur Divine turabikwifurije uzaba umwaka uzagendamo unezeza Imana, nuyinezeza ukayihesha icyubahiro nayo izaguhesha agaciro. Niko Bibiliya ivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, icyo gituma Imana ariyo Mana yawe gushyira hejuru kakurutisha bagenzi bawe. Iyo wanze icyaha, iyo wanze ubugome, Imana nayo iragupromotinga, igufitiye promosiyo. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paul yandikiye Abitesalonike rwa mbere ibice 4 duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Amen. Hanyuma reka twongereho iri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 16. 16 haranditse ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Ijambo mbazaniye ryo kunezeza Imana ni iri ngiri. Mwumvishe ko Paul abivuze ngo tugende tunezeza Imana ndetse turushaho. Nanjye ndashaka kongeraho iri rivuga ngo tuzanezeza Imana, ariko turi muri iri jambo. Ni irihe rero? Uru rubuto rwitwa kugira neza no kugira ubuntu ntukabyibagirwe, kuko ibisa bityo ari byo binezeza Imana. Uyu wandikiye Abaheburayo yabandikiye abahugura muri byinshi, arabahugura, ariko ageze kuri uyu murongo wa 16 arababwira ngo ibyo mbabwiye byose ni byiza. Usomye ibyo bice 13 guhera ku murongo wa mbere hari ibyo yavuze byinshi, ariko ageze ku murongo wa 16 ubwo yari amaze guhugura abwira ati mujye mwumvira ababayobora n'ibindi mubagandukire. Hanyuma ageze ku murongo wa 16 arababwira ngo ibyo mujye mubikora, ariko 16 kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kugira neza no kugira ubuntu. Bibiliya ivuga ijambo ryiza, ikavuga Paul yandikira Abafilipi akababwira ngo nuko mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu wari uwo kugira neza, gukunda abataramukunze, kumenya abataramumenye no kubimenyekanisha, ndetse yemera gusiga ubwiza, yemera gusiga icyubahiro yari afite, ndetse nawe ubwo araza aritanga. Ntabwo ari ibintu yatanze, ahubwo we yatanze ubuzima bwe, yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Bikwiriye ko abamumenye natwe twitanga, dukwiye kugira ubuntu. Ubuntu bumeze bute?
ijambo rya mbere, dukwiriye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bw'ibyo twamenye, tugirire ubuntu abandi, twe kugira uwo duciraho iteka ngo uriya byararangiye, n'uriya ubona ari mubi gute umugirire ubuntu, umuganirize Yesu, umubwire amagambo make ko yamuruhura. Ubwo ni ubuntu bwa mbere. Ariko ubuntu bwa kabiri bukomeye ari nabwo avuze aha ngaha, ni ubuntu bwo gutanga, kwita ku bababaye, kwita ku bakene. Abantu benshi bakunda kugira urukundo rukunda bene wabo, ibyo birasanzwe, biranoroha mu maraso, gukunda umugore, gukunda umugabo, gukunda abana, ababyeyi. Cyakora nabyo Bibiliya iravuga ngo mu bihe by'imperuka, kuko hazaza ibihe birushya, abantu bazaba badakundana babo. Si igitangaza kubona umubyeyi udakunda umwana, si n'igitangaza ko uhura n'abana badakunda ababyeyi, kuko Bibiliya ivuga ngo bazaba badakundana babo. Ariko urwo rukundo ubundi rwo rurasanzwe. Hanyuma urukundo Bibiliya irimo ikoresha hano kugira ubuntu ni ukugirira neza bose, kugirira neza bose. Bibiliya itanga urugero rw'umubyeyi witwa Tabita, ari hariya mu Byakozwe n'Intumwa. Tabita Dorukasi yagize ubuntu, abugirira abatari bafite agaciro. Mu gihe cye yari umutayeri, ngo agirira ubuntu abapfakazi, agirira ubuntu imfubyi, yambika abambaye ubusa. Hanyuma anezeza Imana, bikora ku mutima w'Imana, bikora no ku mitima y'abantu. Ngo mu gihe yazaga kurwara arapfa, hanyuma ngo ba bantu yagiriye neza bahamagara Petero, baramubwira ngo uyu mudugudu ujya upfusha abantu tugashyingura, ariko Tabita ntashobora gupfa ngo twemere kumushyingura. Bose ngo bazana imyenda, bose bazana ibihamya, baravuga ngo nabeho. Petero ashingiye kuri icyo abonye, ashingiye kuri iyo mirimo, nuko ngo azura Tabita. Imirimo myiza iramugarura, imirimo myiza iramuzura. Genda unezeza Imana, ibitambo byawe ibitambo binezeza Imana. Hari umunsi Salomo yatanze ibitambo imbere y'Uwiteka, anezeza Imana, ngo kugeza igihe ijuru rimubaza ngo ni iki ukeneye nanjye nkakiguha. Kora ikintu kinezeza umutima w'Imana, uzasenge binezeza Imana, uzayubahe binezeza Imana, uzayikorere binezeze, uzakora ikintu kinezeza Imana. Niba ari umunyeshuri uzishyurira, niba ari umurwayi uzavuza, ariko uzarusheho kugenda unezeza Imana. Ibitambo bimeze bityo binezeza umutima w'Imana. Abantu benshi bakunda guha abazabaha, bagatwerera abazabatwerera menshi, nabo bagafasha ababagiriye neza, bagakunda ababakunze. Ariko ibyo n'abapagani barabikora. Mwebweho muzarusheho, twebweho tuzarusheho gukorera neza Imana no gukorera ababikennye tudateganya ko bazabitugarurira, cyangwa atari inyungu tubatezemo, cyangwa tutarimo tubishyura ibyo batugiriye. Ibyo ni ibitambo bizanezeza Imana. Hanyuma kuko uzaba wagenje utyo, Imana izagushyira hejuru, Imana izakugira neza mu gihe gikwiriye. Imana ikunezeze, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen.